Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti namwe bakunzi bagisohokiye na gisohokiye Kigali TV, tubanje kubasuhuza tubifuriza ibihe byiza. Nta kuryama tugomba kuryama akagatsiko k'amabandi tukagejeje mageragere, twanafunze tugashyiraho ibinyuriro byinshi binini biremeye bipima amatoni kugira ngo tube sure rwose ko atazacika uburoko bwa mageragere. Tuzabaha impungu yabyo rwose yewe n'agasozi kazo kuko babikoreye abandi kugira ngo bumve agatsiko, kugira ngo mwumve. Banyarwandakazi, nagira ngo nkuko muri kubona kuri amafoto hejuru, u Rwanda ni igihugu kiri mu bindi bihugu, ntabwo u Rwanda ari igihugu kiri ku isi yarwo rwo rwonyine. Ayo mafoto muri kureba ni amafoto yabaye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2021 ubwo hafungurwaga igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Nkuko mubyiboneye rero kanga mukiri kubibona, murabona ko Perezida Paul Biya wa Cameroon nawe ubwo n'abandi bashyitsi b'abanyacyubahiro bakuru baza guverinoma bitabiriye ibyo birori, bicaye muri stade muri kona. Rero irimo abantu barenze babandi 30 badusaba hano mu Rwanda, irimo abantu barenga 10, 20 nkuko mubizi imibare yacu mu Rwanda mu biriyo ngo nta kintu kigomba kuba ntaki. Nyamara nkuko muri kubibona, murabona ko muri Cameroon abantu mu bihumbi mu stade nta dupfukamunwa bambaye, ugafite n'umva abyifuza nubwo bakagombye gutwambara niba corona koko iriho nkuko bivugwa. Akazi kanye muri kano kanya ntago ari kwabwira ngo twambare agapfukamunwa cyane tukambare. Akazi kanye muri kano kanya ni ukubereka rwose ko ibyo agatsiko kadushyiraho katwikisha inzara ari bwa bugegera bwako bwishakira inote kuzikubita umufuka kugira ngo bukore impamba. Niko mwa gatsiko mwe amafaranga ateshaho muzabika kure kurusha mu mbuto, muzabika kure kurusha ndi azagaruka. Biri mu nshingano zacu ko amafaranga ni rwo Rwanda rw'ejo. Niyazo ku Rwanda rw'ejo, niyaza twakiraga paradiso niyarya imekeye ku makoni hirya no hino mwambera mwe. Banyarwandakazi, ubwo ibi ndi kubabwira kugira ngo mwumve ko tugomba gufatanya tugashyira hamwe tukakarwanya twivuye inyuma. Ibyo batuza nabo birenze uko byakagombye. Murebe Burundi kuri none mwabonye perezida nabihereye video, perezida w'u Burundi ari kumwe n'abantu basaga 1000 mu misano heri. Kuri video muri kubonaho umuperezida wo muri Mali ari kumwe n'abana bari mu kiliziya buzuye bahoberana. Niwo mugabo wambaye imyenda ya gisirikare, ni perezida mushyashya wa Mali. Aho ndi bari mugabo akora kudeta. Nguwo ari mu bana, ari mu bapadiri, ari kugana na padiri, ari kugana n'abakristo imbere y'abanyagihugu. Bariba yacu ngizabera badalbandi ntayo. Intsinzi irahumura, intsinzi iri ku muryango, intsinzi iri kumva imbere yanjye. Yaryoshye nagasukari gusa. Nicyo cyo babwira abanyarwanda mugiteho, murebe, mwitegereze. Ubuzima bw'indihugu buriho, cyane cyane muri Afrika. None kagatsiko k'amabandi gashaka cyateka imitwe ku bazungu kugira ngo bakuri bakihera amafaranga. None siyo corona itazajya muri Cameroon muri bakaba batanasakuje ngo coupe d'Afrique ihagarariye abanyarwanda. Niba corona ifite impact muri Afrika nkuko bitubwira mu gatsiko, igikombe cya Afrika cyari gusubikwa cyane abakikaba nta bafana bari ku mastade. None ko bikubona uretse no bari ku mastade nta n'udupfukamunwa, kandi federation n'indi miryango yose iri kubikurikirana ntiyigeze itanga ikirego yivuge ngo ibi bintu biri gukorwa bari kwica abantu. Reka da yero mwabonye ko na Afrika y'Epfo ubwayo uyu munsi yavuze iti turi kwiruhutsa kubera ko izeri irangiye, batangiye kwinjira mu gihe cy'ubushyuhe, bahita bongera kugira doge nka zazizi wacu hano i Kigali no muri Cameroon kugenda kujya za Senegal. Bivuga ngo n'Uganda n'abari bari kwandura birahita bigabanuka, kuki twebwe bizamuka mu Rwanda. Banyarwanda tugomba kwanga agatsiko. Abazungu niko nako bakavuyeho, abazungu bagahagurukiye, reka twebanye ngo twongere turyame rero. Dore ngo batwita batwita iki? Twitetereza abakarine Musesabagina ubona aho bagejeje igihugu, ahungiye agatsiko. Twitetereza umusaza Rusesabagina, twitetereza bari abana bari mu munyururu ba Kaliste Sankara, twibatetereza. Bahaguruka bari babitekerejeho, bahaguruka nuko bona ko tubabaye, baritanga barahaguruka baragenda aho bari muri kuhabona. Sankara mumwibuke, Sankara ni yibuka, ni intwari yacu rwose. Ngira ngo bataramubishe bakirutsa umutima ni bakeya, ubwo yari mu kazi. Akazi ke ntabwo kurangira hari ni etape. Ubwo yaragatangije tugomba gukomeza tukakarangiza. Ndashimira abakomeje guhagarara rero tukarangize tugende. Banyarwandakazi, ntaribagirwa iteka mitwe ishushanya n'iki kutwereka ngo umugambo kuba ingabo ngo munyuza ngo nawe ngo hamwe n'uriya ngo ntakara umugambo kuri niba nkuri neka ariko byita kujya bakita ni kagahungu kazura ntibabeshye ngo bafite ngo bari mu nshingano bari gukora. Nawe iki video bashushanyije kare
ngo bari mu nama ngo n'abavuye muri Mozambique banyarwanda muri kuri giso amakuru ndayifitiye neza kabisubiyemo nka Damange bari muziki Damange nta munyomoje ko Kagonyori yapfuye ndayafite neza nawe rero yamunyuza na Kazura ndayafite neza niba babeshye ubu bameze nk'ibirizo y'imbeba imbwa mubibagirwe mujya ibyo yicaye hasi iri gukubita akarizo mu ivumbi aho niho bari dukomeze urugamba twiyubake twubake ingufu zacu twubake igisirikare cyacu kijyanye n'igihe tugezemo turenge bwa bunyenyeri bumwe ku rutugu twitubeho nyabo tureke kuba izo ntuza jya nibuka Nyamvumba Kagonyori atapfa ari kumukubita amabu iki yamumajije ari kumukubita iki ku kibuno nk'akadebe abantu barwaniye abantu bakomeze mu bimuga pepepepe imbwa z'imisega z'imirizo ngo muri muna Nyamvumba ngo yandikiye ngo yasabye imbabazi nicyo mwarwaniye Nyamvumba murirebwa kabisa sakabarebe kuwushyira none ko kajiri cyako hagati mu kabyaro n'abagabo tagira mwebwe bo muri FPR kwitekereza igihugu bagisenye neza obere Damange wese igihugu gusenya n'igihugu musenye nicyo mwaharaniraga musenye nicyo muri cyo ntimukira abatutsi ntimukira abahutu muri ibirumbo by'abanyarwanda gusa muri ibirumbo nta kindi ubwo n'uburyo mbavugire neza rwose hinde termine kuba ko muri imwe mu rutuga vraiment none se rero mwabyumvise ubwo Nyamwasa bivugaga reka kuri gisofu tuyageza kubazanya byose imbere yanyu ntabwo nwanzanya amakuru ya Nyamwasa ikiganiro cya Nyamwasa ariko kuvuga ibintu ikupa inyungu zanyu hanyuma abandi muri ngushe mu Nyamwasa leta kuko ikiganiro ntacyumva uri ikibuga uri ikibuga cyangwa se uratari igipeti bamuganda mukanyi kuri igipeti muri ibipeti kuki politika yekina gutyo numva ko byibuze ko message nziza mu butumwa Nyamwasa atanze ntabwo ari ubutumwa bwiza kubera ko mukunze ahubwo kubwiye igihugu kiri aguhaye amakuru ukeneye aguhaye amakuru wari ukeneye kumenya kugira ngo amakuru mara kumenya ko igihugu gifite igisirikare wiyeganize utungane igihugu abantu tonde b'abasirikare bose bakagombye ko igisirikare cy'u Rwanda abaye n'ibimenyetso byuko bari ho service HS ariko ngo Nyamwasa bivuze ngo kafunga amatwi uragacucu muragihagarara kuri gisovu rwose mbabwira ibintu byose tugeze ibintu byose umugire icyo byabamarira ntabwo mbabizaniye guhuzana ikiganiro cya Nyamwasa ngo kubera ko umucyanga kumukunda uri umwana se uri umuntu mukuru twe hano ahanga kuri gisovu kubaha amakuru rero ntabwo ava ku nshuti gusa ntabwo amakuru ava ku mwanzi gusa ashobora kuba ku nshuti y'umwanzi wawe ashobora kuba ku nshuti y'inshuti yawe ibyo byose birashoboka kimwe n'uko ava ku mwanzi wawe direct icyo ugomba kumenya icyo ugamije ayo makuru yagufasha urugamba urimo rurwane yafate espionage n'atajya kwespionage nuko aba kuzaho kwespionage cyangwa ngo bamenye ibiberayo abone uko babamena muri bipeti mwe mutekereza gutyo mukeneye ka formation kuko bakina politique kandi abapolitike abita politique mu Rwanda bose bafite icyo kibazo cya manque de maturité politique basamuntu ngo ntabwo nakumva twagira Mungu umva ibyo avuga hari igihe n'ibyo ari kuvuga bishobora kugira icyo byakumarira wowe mu rugamba urimo ni umuntu ukuze muri politique ashobora kuba tekinike akakwereka we icyamunaniye wewe waba uri umuntu w'umugabo utekereza ugahera aho ngaho noneho ukosora kugira ngo ugere ku cyo yifuzaga atabashije kugeraho sibyo naho amakuru ndayifitiye neza muri kuri gisovu kugeza ino saha ngerageza kubaha amakuru nanonosoye kugira ngo urugamba tutsinde neza rero ibyo bita Munyuza na Kazura ntabyo ni ibipfu ntabiriho serivisi zo muzinganye n'ubusa atari uko ngoro ko bari mu gatsiko ahubwo bari kubabeshya ngo bari muri serivisi mu kazi kandi ntabarimo ngira ngo ukushe nikwabwira ibya CP John Kabera ababinti kiriho service mu gitondo nyamwanya byakurikiyeho ngo rero ngo muri kubona ko ngo ntafunze ngo muri kubona ko nambaye imyenda ubwo umuntu w'umushwa ahita yumva ko ibyo vuze ngo banyemoje mu gisoho reba icyo kigano ibyo cyengera kuvuga gutyo abakonfirimye icyagombye kuba dute kuri weho kuko ko hari ikibazo koko nidufatanye abanyarwanda dushyira hamwe dushaka umuti ibibazo dufite sibyo tukuri mu mutwe wacu dukuri mu mukino wa politike turimo ni naho tuzahera dushyira hamwe twumva tugomba kuganira turakereranye kugira ngo tuganire dushyire kuko cyo cyose nakibabwiye na makuru dufite kandi bwese arabibona niba gatwe tarabashije kuhamba magori hamba nuko hari ikibazo mu kumuhamba nyine nuko hari ikibazo mu kubona ubuyobozi gushyira ubuyobozi bushyashya nyuma ye umuti rero si ugusenya umuti si ukwisenya mwebwe gatsiko abanyarwanda baje kumva neza kare cyane ko inyungu zanyu zarizo mwabeshya abantu ngo mushaka ubwiyunge kizitarabizana muramwica imbere y'abanyarwanda bose n'undi mugabo wabyivugiye uriya Rashid teporute mu rwego yaba ariho cyatse na namita nya perezida kuko ari kuba ku murongo rwose Rashid ati igihugu kiryoshye ati dore ko twakabikoze ku buryo bworoshye abanyarwanda kuyobora igihugu gushyira abantu ku murongo ntabwo bisaba ingufu z'umurengera
bisaba akantu gato gusa, kumva abandi, ntumve ko weho ibyo utekereza, ibyo wifuza bigomba guhura n'ibyo n'abandi bifuza. Tukumva ko dutandukanye mu mitekerereze, mu mikorere, ko kugira ngo tubashe kubana mu gihugu cyacu nk'urugo tugomba kuganira, tugashyiraho amahame tugenderaho y'umuryango nyarwanda. Tukumva ko umuntu azakora akazi runaka kubera ubwenge bwe, tukumva ko umuntu azagera gutya kubera ubushake bwe, tukumva ko umuntu azakora iki kubera ubushake bwe, apana ubushake bwawe wowe. Perezida agomba gutanga umurongo, abaturage bakamuha amafaranga, imisoro, akavuga ati nyiri muntu nzakora ibi, abo binyuze bakamutora, baba ari bo benshi. Ni demokarasi, ntitwagira perezida babiri. Icyo gihe undi agafata ya manda y'imyaka 7 cyangwa 5 nk'uko biteganywa. Ibitekerezo bye byakomeza kugira abafana, bakaba bamuhindi ya kabiri. Ibitekerezo bye byaboneka ko biri hasi cyane nk'ibyakoresheje dufite uyu munsi mu Rwanda, abaturage bakubita hasi bakongera bagashaka mundi. Yuko niko kubaka igihugu. Iyo niyo politike nziza y'igihugu. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Ntabwo bakuha amategeko, perezida akaba atakubita umujenerali urushyi, yaramukubita akara amategeko abigena, abadepite bagaterana bakamukuraho, bakamufatira ibihano. Nguko uko igihugu cyubakwa. Biroroshye rero. Naho ibyo babeshya wati. Nkuko muri kubibona kandi abandi baturage mu bihugu byose bafite freedom mu byo bakora. Ariko iwacu ibintu byose birafunze, barakira amahame, ukagira ngo rwose ebana niyo nama shitani nyine. Murebe Burundi, murebe Tanzania, murebe Kenya, murebe Uganda, murebe muri Congo, perezida mwabonye ko ari mu burengerazuba bwa Congo, ariko gana n'abantu yafiye abaturage ibihumbi n'ibihumbi muri izi ntangiriro z'umwaka. Cameroon gateranye umupira wabaye communauté internationale, ibigo mpuzamahanga, kafu, iki byose nta na kimwe gisakuje ngo abantu bazi stade kandi bazambaye udupfukamunwa, reka da. Ariko n'ibijyanye iwacu kwa nyakwigendera dufite inyota zone. Twabonye indi mukino, twabonye indi turufu ya kabiri. Hari ikintu kimwe twarisha mu minsi ishize cyarahombye, kiri mu nzira zo guhomba kubera ko abantu barangije kwivumbura benshi. None twabonye ikindi rero, corona. Twabonye corona, tujyana amajwi kumvikana n'amahanga kuko kibaho, ariko turi muri Afurika. Corona ahantu hashyuha igira ubuhangange bukeya. Kuki mudafata ibintu bya South Africa tukaba ari bituzana banze kunyumva obusasa barahiga niba bari guhigwa bagifite ubutegetsi bizabagenda gute bamaze kubutakaza? Bajye bibaza iki kintu, barahigwa bafite ubutegetsi, niba butakaza bizagenda gute? Kisovo Kibuye, abanyabigwi bitangazamakuru mpuzamahanga buno butumwa mubugeze ku isi yose ibwumve, hanyuma muzaba mukoze umuti. Monsieur Kogolati. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais être très court, mais je vous avoue que pour avoir rencontré déjà à plusieurs reprises les filles de Monsieur Paul Rusesabagina, je me sens obligé d'intervenir pour envoyer quand même un signal très fort. Et d'abord vous remercier, Madame la Présidente, chère Else, pour cette initiative que je pense vraiment importante, constructive. Je crois que c'est très important que notre Assemblée parlementaire puisse prendre cette position aujourd'hui et dire attention, une ligne rouge a été franchie et nous plaidons pour le respect absolu des droits humains. Paul Rusesabagina, c'est pas n'importe qui. Paul Rusesabagina, il est connu pour avoir sauvé la vie de plus d'1 millier de Tutsis et de Hutus modérés dans son hôtel, le fameux hôtel des 1000 collines qui a été immortalisé dans le film Hôtel Rwanda et qui s'est installé en Belgique, qui a même obtenu la nationalité belge en 1999. Et je voudrais vraiment envoyer deux messages en particulier, et donc rester très très bref. Mais ce qui s'est passé le 31 août dernier est inacceptable. Human Rights Watch a parlé d'une disparition forcée
d'autres organisations humanitaires ont parlé d'un acte d'enlèvement. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international. Et je crois que c'est important de le dire parce que il y a un principe vraiment auquel nous devons rester très très attachés au sein de cette commission, c'est le principe de due process. Le principe d'avoir droit, peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe son ethnie, à un procès équitable. Et donc ici, la ruse, l'acte d'enlèvement ou la disparition forcée est dans tous les cas absolument inacceptable. Et je crois que c'est important qu'on le dise de manière très franche, haut et fort, ici, au Parlement. Et j'espère vraiment que nous pourrons, notamment suite à la résolution que j'espère nous serons nombreux à voter, essayer vraiment de faire toute la lumière sur ce qui a pu se passer. Et puis deux, en attendant, force est de constater que ce monsieur, Paul Rusesabagina, notre ressortissant, est aujourd'hui toujours en prison au Rwanda. Et les dernières nouvelles, et c'est pour ça aussi que je me sens vraiment obligé d'intervenir ici dans une deuxième ronde, les dernières nouvelles que nous recevons dans la presse internationale sont particulièrement inquiétantes. Quand je lis qu'il ferait l'objet d'actes cruels, inhumains, comme par exemple le fait d'être privé de nourriture, je me dis que c'est complètement inacceptable et que... Baroness Kennedy, we've just come out of a room here at the House of Lords discussing the appalling situation of Paul Rusesabagina in Rwanda. Can you give us a headline or an update on what has been discussed? We were really discussing whether this whole process, which Paul Rusesabagina has been put through. The situation regarding Paul Rusesabagina, you of course have been in the press the last week or so with the fantastic, I think, 5th or 6th awarding of the Magnitsky Awards for Magnitsky sanctions. Can you bring us up to speed with what's been discussed here today and why it is important and why you're here? Well, I heard the testimony of Paul's daughter, Karine, and it was one of the most powerful testimonies I've ever heard. Perezida akifungirana aho yifungiranye ntawe uzi aho aba ntawe umuvugisha ayobora ataba. twongeye kubasoza abakunzi ba Gisabukibuye na Gisabukibuye Kigali TV, mugire amahoro ya Nyagasani. Abo mumaze kumva ni abadepite bo mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'Ububiligi, bagira bati agatsiko karenze umurongo utukura. Muri kubyumva ariko agatsiko karenze umurongo utukura. Iyo urenze umurongo utukura bya bindi Paul yajyaga babwira ntumenye ikigukubise, ntabwo biri mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ati barenze umurongo utukura, bati bafashe Paul Rusesabagina, ati kandi Paul Rusesabagina ntago ari umuntu usanzwe, ni umuntu w'intashyikirwa, intwari mu ntwari. Ati rero ntibishobora kuhagararira hano cyane nyambabwira mu bishimwe muri abadepite ukuntu avuze ati naganiriye n'abana ba Paul Rusesabagina, ati inshuro nyinshi kugira ngo byumve neza, ataho bigeze nanjye byana numvise ko kuhagarara ntacyo nkoze bitagishoboka. Niyo mpamvu bahamagara buri munsi ko uyu munsi komeza usunike, komeza ushyireho, komeza uvuge, komeza ukore, byanga bikunda hari icyo bizasiga, byanga bikunda hari uwo bizamena amatwi yifuze kuyafunga, hari icyo azakora. Murabona nk'uyu mudepite n'abana ba Paul Rusesabagina bamumenya amatwi amanywa na nijoro, noneho bigeze kugira ngo abikize arahaguruka ajya gukora ibyo yakagombye kuba yarakoze na mbere. Niyo mpamvu urugamba rero si rimwe gusa ni uguhozaho. Ni bya biri kuri Gisabu tubabwira tuti nyabuneka amanywa nijoro nzabisubiramo nongera mbivuge kugeza igihe amatwi y'agatsika azameneka, bafungura urugwiro baha abanyarwanda ati dore ibyanyu. Nuko bimeze. Paul Rusesabagina rero si umuntu usanzwe. N'ibisanzwe rero abanyarwanda turi ku rugamba, turi gutsinda. Ngira ngo murumva ko amanywa nijoro intsinzi ziri kuza bisukiranya. Byari by'agatsiko bari barigarurira isi yose, bavuga bitsamura isi yose ikafata mu nda, bitsamura isi yose nayikarira, reka da byararangiye, bavumbuye abo baribo. Nahacu abanyarwanda tube intwari, tube bakarine Rusesabagina, urugamba tuzarutsinda. Reka da isi bayigeze izo za misile se, reka da ntabwo mujya mwumva bino bihugu bikomeye ko ubwabyo bisiye biterana bikoresheje ikoranabuhanga, ukumva ngo Abarusiya ngo bashyizeho perezida muri Amerika, ngo bakoresheje ikoranabuhanga, ngo bahinduye ubutegetsi muri Amerika, bakoresheje ikoranabuhanga bakoze ibi ngibi. Isi niho igeze kudaheranwa na twa tuntu ngo tujye inyuma y'abantu bafite ngo
inyenyeri ku rutugu, ngo twumve ko ubuzima bwacu ariho bushingiye. Byari kera, uyu munsi byarahindutse. Buri wese asigaye noneho ari afandi ku giti cye, buri wese ni afandi, buri wese ni meja, buri wese ni generali, buri wese nicyo yifuza kuba cyo kuri runo rugamba turiho. Ntabaguhagarika. Bakarine barahagurutse bambara inyenyeri z'ubutwari. Izo nizo dukeneye uyu munsi. Izo nyenyeri rero ni inyenyeri umuntu yiyambika wowe ukava mu bugwari, wowe ukava mu bwoba, wowe ukava mu buhezanguni, ukavuga uti ibyo byose igihugu aho kigomba kujya. Ibyo byose mfite umuryango, mfite abishywa niba utabyara, mfite abuzukuru niba warabyaye, bazaza ejo bundi, abakwiye abakazana. Tekereza kuri abo bose cyane ku maso. Nuko bimeze Banyarwanda Banyarwandakazi, mbere yo kuvuga ibyo ngiye gukomerezaho ndabanza usubize ikibazo cy'umukunzi, umukunzi wacu wagisobo kibuye Kigali TV, wagize ati gisobo kibuye, ati se ni gute umuntu yakwizera, ati mu gihe urushaho kutwereka ko ubucengeye uri mu nda y'ingoma, ati nawe reka babyitirira, ati batubwiye byinshi, yaba ibya Jeannette Ihungarye, yaba ibya Businge Johnson, ubwo atubwira ko Ubwongereza buri kumwanga bwamwanze, ati nta handi hantu iyo nkuru yari yarasohotse na hamwe, ati nka Hazari bitunguranye cyane, ati inkuru tugiye kwatona nyuma y'ibyumweru 2 igeze mu itangazamakuru, ati Gisovu ntibabura ingambanyi. Ubwo rero kugira ngo usubize ku kibazo cya mbere ndagusubiza n'icya kabiri. Donc ndakeka niba wiyenteza ku makuru, nkurikije ko wanyandikiye ibintu ntari busome, ndabona umuntu nyine uri umupolitisiye wahaye wo hejuru, nkagira nti n'abandi bibaza gutyo bagira icyo bakuramo. Wiba umwana w'umugabo cyangwa w'umugore, none se ikibazo nuko ngiye Gisovu nakuzanira amakuru ariyo, cyangwa ikibazo nuko nakuzanira amakuru atariyo? None se ikibazo nuko amakuru atariyo bikarangira, cyangwa ikibazo nuko ubona ko hari amakuru nyine ukambona ko amakuru ari kukugeraho, niba uri ku rugamba ko ayo makuru ukeneye nyine mu rugamba rugende neza, aho ugomba kuyakoresha ukanicyo cyenda ntunamvugishe, ukamara kubona ko nyine amakuru ukura kuri Gisovu kibuye aba ari amakuru y'umwimerere y'ukuri, kandi y'ukuri kabisa, kandi rwose avuye muri serivisi zikomeye, ugafata ayo makuru ukayakoresha. Ntabwo ikibazo ngo niyo ngo ushyire ku ruhande, ahubwo niyo ubonye ayo makuru ariyo, igira hino uzumva uti aya makuru cyangwa noneho ko mbona komeye twayabyaza iki, niki yadufasha kuri uru rugamba. Nsino ndetse ndutwazwa urugamba afite amakuru, twakoze ibishoboka byose ngo makuru aze agere kuri mwebwe binwanyi. Ntabwo bigomba kuba icyaha rero kubera ko amakuru aje ariyo ngo wumve ko ugomba kunyikoma, ahubwo ayo makuru yakoreshe, kuko iyo makuru tuyazanye tuyashyira public, ntabwo tuyafata mu ibanga tugiye kuyagurisha, kubera ko twumva ko ni umukoro wacu guha Abanyarwanda amakuru nyamakuru, bakamenya igihugu cyabo kiri kwerekeza, bakamenya bifuza gukora intambara, apana wowe, ahubwo abifuza gukora intambara koko bazi cyari cyo gukora intambara, bazi ko ari amakuru, ayo makuru bayakoresha. Nuko bimeze, ntabwo byagomba kubera ikibazo ngo kubera ko amakuru tuguhari impamo hariyo, dore ko tutakubaje ngo urinde uri hehe, gira gutya ishyura ni kugira ngo tuguhaye amakuru gira gute. No, ayo makuru akugezeho ngo uyakoreshe, kuko bari abana ko bose sabagina amakuru y'amake yabagezeho byose bagendaga bayazamura akashyikiza abishinzwe kugira ngo umubyeyi wabo igihugu cy'u Rwanda kive mu kangaratete, sibyo? Naho ikibazo amakuru yo nyayo tuzakomeza kuyabazanira. Ikikurikiyeho ikibazo soba ngo utwizere twebwe, niba umaze kubona amakuru ariyo yakoreshe ukeze igihugu, sibyo? Ubwo nabandi bacyo kibazo sinzi niba nyisubije neza, ariko wanza bona nikirimo ubanza ngayo nguko. Ikibazo cya kabiri ndasubiza cyane umukunzi wacu Gisovu kibitive, uti Gisovu kibuye, noneho tubwire ubuntu te mukankiko, nihe inama wamugira mukankiko. None se uretse akoresha atukana ubona binyuze umupolitisiye, kucyana gusubiza navuga ngo uretse n'abaturage basanzwe na Perezida Kagame ubwe ayatukanaga nyine bumwe ruhi bukuru ugakwira hepfo. Iki nakubwira inkotanyi agatsiko ibibazo byakomeye kugira ngo basubize baratukana, bari barigize inshinzi n'ishege, batukana bumva ari bafite monopole, bumva ari bashoboye akazi konyine. Mukanyiko araza ati shati nanjye ndaje mbakoromesha, mubone ko nabandi babyaye. Murabye komisiyo yashyize bara ibitutsi byinshi nkatwe kuri Gisovu turabizi, haba muri za message privé, haba muri za comment, ibitutsi by'akatarabaho. Ahubwo ngo twagize amahirwe twona abantu bajya babasubiza bakabasenya, noneho n'igihe kikabumvisha kikabereka ko ibyo barwaye nabyo ari umuyaga. Navuga ngo yarapfuye Kagame n'unanana sijakwituka mwaranditse bihagije, ariko bakagutukana bumva ariko aribo babishoboye. Gusa ikiza barategereje ko baguri hava yazuka natange ka message, baraheba ameza ngaho arashira, umwaka urashira, n'igice birashira, dore kabiri urashize, bagezeho baraceceka. Ariko rero si bose bacecetse, kubera ko mujya mubibona rimwe na rimwe aho baguta bagatukana bagashinga amacano ashinzwe gutuka abantu gusa. Sinzi ari
hari abagabo nka batatu b'ibibwa nabonye muri iyi minsi, hari witwa ngo Marongo, ni Maronga, ni Maki, hari n'ikindi bajya bakita nde, ni nka bibiri, hari kiba mu Bufaransa, hari n'ikindi kiba mu Rwanda, ni bitatu nabwo akari ibibwa nyabibwa, nyine byavutse byo bijya bikajya gukoronga. Reka mbyita ibibwa kuko nabyo nyine bibwa bikoresha nyine intuza, nibyo tubereke ko natwe twatukana reka, kubera ko hano hose twarabamenye muri diplomasi wapi wamugana mu kankiko, mu kwandika wapi, mu kuvuga wapi. Ngira mwibuka ko wa mwambasaderi wa ambasaderi w'Ububirigi yabivuze ati nagatsiko kingegera batazi ko bakora discussion yifata kuganira nabo turakwica turakumena. Ibintu byose byarabacanze. None n'ibyo bintu bitwaza ngo byo kwica niki, murabona amahanga yacanye ku maso kubera bamwe muri mwebwe abana b'u Rwanda bahagurukiye urugamba. Hanyuma mubona mu gihe cya none byibuze hari abenshi mubona bajyamageragere kera siko byahoze, kera inkuba yarakubitaga pa ariko mumaze gucana ku maso, mumaze kumenya gutobora mukavuga. Agatsiko rero byaragacanze, niyo mpamvu mubona bibasiye mu kankiko kuko yakoze hahandi bari bazi ko bonyine bahashoboye. Ibindi umuntu responsable yibye uko abyumva ibyo akora, niba bikunyuze bikurikire, bitakunyuze nabwo wishyira ku ruhande, cyangwa se tugakoresha ubwenge tukava twazukino tw'abana two kumva uriya mbwiye nawe kuvera impamvu kubwiye nawe umuntu gucyaha akagucyaha mu burakari kubera ikosa wakoze cyakabona utumva, ariyo strategy we afite. Wireba ko yagucyashye gusa yagucyashye ngo aricyo cyura, reba impamvu yagucyashye ushaka umuti icyo kintu ugikemure, sibyo? Ahandi ho nuko bimeze. Inkuru nyamukuru rero uyu munsi ni yihe? Ni kuri uyu wa kabiri agatsiko kari gutegura ikinyoma kuzabatereka imbere bababeshya ngo Paul Kagame ngo yasuye n'abaturage bahari Muhanga, hari muzi habereye impanuka y'ubwato bubiri bwagonganye hagapfamo abantu cyangwa akabirwamo irengero nkuko tubihabwa abadasaga 29. Byarasakuje gukora gusakuza kwanyu bifite akamaro kubera ibinyamakuru byavuze kuri iyo nkuru, TV1, RNC urunana, by'umwihariko RNC urunana, niba nibuka neza nabikuye bati ni ubwa habaye igihugu hakanya impanuka igahitana abantu bangana gutya, ni kuri RNC niko babembwiye, bakapfa abantu barenga abantu bakaba muri 30. Leta ikarushikarumira ari mu kindi gihugu bashyiraho n'icyunamo, barabizi hapfa n'abana Kongo ipfusha abantu nk'insenene zaje, iyo habaye nka bishyi bigaragara mwumva bashyiraho icyunamo rwose. Haswe u Rwanda kangana gutya hagapfa abantu 30 icyari bakabyo impanuka ikomeye gutyo, ntihari icyunamo, ntihagire ijambo rya minisitiri w'intebe. Perezida wenda ni ikirenga da, ariko muri bihugu perezida afata ya mbere, kubera ko mu Rwanda twaho perezida w'udesida byose ni nako iteko kigali y'u Rwanda bivuga. Perezida ngo nyine guhaguruka nyine akagimbira abaturage akabihanganisha, akajya aho byabereye. Ubwo rero ngo kuri wa kabiri saa 4:30 bategeka kuzanonsa ngo perezida wa Repubulika ngo yasuye ngo aho hantu habereye impanuka. Ndabibabwiye ngo Banyarwanda muzatubera abagabo muhagarara bahatuye, nge simpari, noneho muzafata amafoto nibavuga ngo ayo masaha saa 4 mufate video muzereke isi n'amahanga ko ibyo ari ibinyoma, ko aho mwari muhagaze agatiko ntakataha kandagije bagora ihamba wabo, ahubwo ari ibinyoma na montage z'amafoto kuri ikoranabuhanga kuri mudasobwa. Ubwo abaturage mutuye Muhanga hari habereye impanuka y'ubwato bwari buvuye Gakenke ukabona n'undi Muhanga, muzahatura abantu ibintu byabereye kuri wa kabiri saa 4:30, muzabera abahamya abanyarwanda kibyo tubabwira ari ukuri ko Paul Kagame babenetse berekanye ku mashusho kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga atazaba ari bahageze, ko nta n'ikintu bizaba cyahabaye nka evenoma, maze tubakoze isoni, bizaba ari byiza. Ikindi nagira mvugeho ni icya Cogamu, ariko naho ntabwo mfite akanya kubivugaho, buranza bigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Yaho muzi ko Cogamu bari bayimuriye bavuze ko izaba ngo minsi iri imbere mu mwaka utaha, ari bo uyu turimo 2022. Cyari kiraje ko yakagombye kuba muri kwa gatandatu kuri Gisovu Kibuye, twabwiye ko iyo nama itazigera iba ubu. None dufite amakuru yisumbuyeho yuko iyo nama u Rwanda ruri gusaba kwifuza ko ngo none nta kigongo kwikoranabuhanga ngo itazitabirwa kwikoranabuhanga kubera nyine icyorezo cya COVID. Ariko inkuru nziza ku Banyarwanda nuko kuva babisaba ubwongereza kandi kongera kukomunika nabo nta message ntaki. Igihugu kiri kwitegura kwakira inama ya Cogamu, nagombye kumva gace kongera kahagurutse kasakwishe muzo ndongera babivuge. Ntabwo bazongera kuvuga kuko inama ya Cogamu ibereye mu Rwanda igomba kuba mu Rwanda cyangwa perezida mushyashya, izina ryiri ku karubanda buri wese arizi, yararahiye imbere y'abaturage, yagiye ku buryo bw'amatora. Bitabaye ibyo iyo nama ntizabaho. Iki nabibutsa mbere ko ndangiza nuko byanga byakunda ayo mabanje mu gatsiko agomba kujya imbere y'ubutabera, amahanga yose ari guhaguruka. Kuko niba umuntu ari gufata abantu bafunguye barangiza ibihano agatwitinga ngo ni imyanda, inzego zibishizwe ntizimuhiye akaguruza kidegenda vara. Urakoze cyane, nimushaka turagira ikiganiro hano ni imyanda the shame player ntizimuhige turebera ibyaha no kurebera ibyaha
niba turi kuryana gutya biraba tukarebera noneho abandi bagatangira bavuga ngo uriya muntu ngo ari ku gasiri ko kubona umwanya ko musi kugira ngo ubone umwanya bisaba kubanza ugatuka iyo propaganda ya Kagame yararangiye nari hariya kandi nabaye na ambasaderi w'u Rwanda tumarketing u Rwanda ndabizi mu bihumbi bibiri hagati ya 1990 n'ibihumbi 2003 mu by'ukuri isi yose yumvaga ifitiye u Rwanda impuhwe kubera jenoside kandi byarumvikanaga ntabwo wambwira ukuntu warwanira igihugu uvuga ngo urarwanira kwishyura ukizana noneho wasigaye bakagushyiraho umunyururu ku maguru urabona ngo ntabwo uzigira uva muri Kigali kandi iyo umubyeyi wawe aba mu Mutara ntabwo ushobora kumbwira ukumva ngo narwanye kugira ngo nishyire nizane umwana bakajya kwiga muri Amerika akabona degree aho kugira ngo ugende ugiye mu birori bye ahubwo ngo ntawe uzajya kandi Kagame akajya ajya gusura abana be buri kwezi kandi mwararwanye urugamba hamwe birababaje. Icya gatatu ntabwo nibwira ko bari abagiye mu ngabo bumva ko bazaba mu ngabo bakazazira ngo bakarinda bapfa no bari bazi ko bagiye gukora akazi kakazavamo bakazakarangiza bakaritayaringa bakajya kwikora ubundi buzima. Bamwe muri bo bafite n'amashuri bakajya gukora no muri international organizations bamwe banazibayemo ise Karenzi yabaye muri UN, Nyamvumba yabaye muri UN, bakayonga bari abadiplomate barize bafite amashuri. Ndahiro nyine urumva no umudokita yashobora no kugenda akajya gukora mu bitaro akagenda akavura. Kaka ni umusirikare mukuru twavuye muri Uganda afite na responsibility renze ya Kagame. Kaka yari komanda wa military police. Ariko kumva ko ameze kuriya icyo himbara avuga ati abo bantu bose Rusagara umuntu wize ku buryo buhambaye ariko ubu ngubu imyaka yose agiye kwimara muri prison nimwe agiye kuba ari abarugigana. Ubu kujya kumva umuntu avuga ikintu nk'ibyo himbara avuga ngo kuri nyine ariko ikintu cyose mukibonere kuri uriya munsi aho bashobora kugenda umuntu akajya mu bukwe bw'umwana abantu babanye n'uriya muntu bagakoma amashyi uriya narabibonye numva ngiyemo kurira koko ibintu byaba niba nayo yanabivuga bagaceceka munyahaguruka agaca kuvuga ijambo agatangira nyakubahwa perezida wa repubulika kandi adahari mumbwire igihugu aho kigeze kandi ni ibintu n'ubu ngubu bikiriho nyakubahwa perezida ntahari. Babandi bajya bavuga yuko ngo Kagame ari muzima mwibaza impamvu barafinda yatangaje ari amagambo none ubu muri iri joro bakaba bateye iwe bari mu kumena inzugi niba bashaka kumwica niba bashaka kumukorera iki ntawamenya ariko mwumve ngo nta kindi azize arazira yuko ari mu kuvuga ngo nibapime Kagame bapime na David bigaragare yuko nta wambaye maske muri abo bantu none mwumve ko bateye iwe. Ubu rero abazakomeza kujya hariya ngo twebwe tubona Kagame ngo twe ubivuze wese agomba guhigwa agomba kwicwa bagomba kumutera ijoro bakajya kumenagura inzugi abandi bagafatwa bagafungwa ayiwe. Buriya hari abantu bibwira ngo wawo rugimu ya Kagame ni y'abatutsi ubu ngo abatutsi barakize abatutsi ngo barakize no it's a big lie bose yarabamaze n'abageneroze agenda abarotetinga mu munyururu tumwita ngo ni general without army without generals bose abirizwa abarotetinga mu munyururu bariya abatutsi bamutara bose ahubwo bose baba bashaka guhunga ngo basubire muri Uganda barashize n'ubutaka bwabo barabagiye barabigurandura byose nuko babuze aho bagira ngo mbese ngo ko wavuze ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kimeze nk'intama zitagira umwungeri uko ni ukuri niko ngiye kubasobanurira ndabizi ko benshi bafite amatsiko narabivuze igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'intama zitagira umwungeri
reka amasesenguriro sasa uzi ko abanyarwanda musetsa koko ubu iyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida kigira umuyobozi mu bwenge bwanyu ntabwo kuko umuntu yapfuye kera yararangiye tuyobowe n'umurambo umva turambiwe kuyoborwa n'umurambo wa Paul Kagame turabirambiwe two turi bazima nta murambo uyobora abantu bazima mwikorera umurambo wanyu mujye gushaka iyo mu muhanda cyangwa se muwugira uko mushaka ibyo ntibindeba ntiwanyu ariko stop kutuyoboresha umurambo muhagarike bwabo video muzana buca mu bantu ngo noneho turamubonye ngo noneho haciye hayabaye kibona umwe muzigiye kishize ngenda bizi neza numvishije hano n'umupadiri wabivuze hari abandi bantu bagiye babivuga ariko bari babivuze mbizi neza amakuru ngewe ndayafite atari imbarirano uko nayafashe ntimukuza ariko ndayafite neza Kabarebe iyaranje uri kure y'amabanga ndakwinginze kandi ndakwinginze Generali Kabarebe uri mu bantu barwaniye igihugu washakaga kubohoza abanyarwanda kugira ngo bagire amahoro Generali Kabarebe ndakwinginze rekura y'amabanga uyu murambo uzawika mugeze ryari uyu murambo muzawutuyoboresha mugeze ryari mwirwa mukoresha abantu b'ingaruzwa mu hito nka ba Christophe Barore ngo tukoze ikiganiro turabirambiwe stop twayobowe n'umuperezida muzima ariko umuzima najye kuyobora abazima ntabwo umuzima yobora abazima turabirambingana birananiye sinakomeza guceceka na gato ubwoko bw'Imana buri mu bubata ubwoko bw'Imana buri mu buretwa ntibishoboka birananiye kuko binaniye rero ngiye kubishyira hanze neza byose ku mugaragaro niteguye n'ingaruka zose mu kanya gato katari na kanini ndabibwiza ukuri ntimujenjeke ntimwicare ngo murye mutuze kuko mwe muri mu mahanga mufatanye natwe urugamba umunyarwanda uwo ari we wese wumva ko bitamureba uwo azabona ishyano azaharebesha amaso ariko ntabwo azatura muri Kanani bibabwire neza ntabwo ibintu babwira ntabwo mbabyivugisha Monsieur Gerdon Ankel, bonjour. Oui, bonjour. Peut-on aujourd'hui se féliciter de la situation des droits de l'homme au Rwanda sous Paul Kagame? Non. Pas du tout. Bien au contraire. Il faut en être bien triste parce que ça fait déjà des années qu'on critique la situation des droits humains au Rwanda. Rien n'a changé. Bien au contraire, la situation a empiré. La situation a empiré, c'est-à-dire? Bon, il y a toujours des exécutions extrajudiciaires, il y a les disparitions forcées, il y a des cas de torture et les auteurs de ces faits, de ces crimes ne sont jamais traduits en justice. Il paraît que le Rwanda, c'est un peu le paradis de ceux qui n'aiment pas les droits humains. Et comment vous expliquez la persistance des atteintes aux droits de l'homme au Rwanda? C'est la faiblesse de la communauté internationale. Au lieu de parler franchement au régime rwandais, en leur disant qu'il faut mettre un terme à cette pratique parce que autrement on coupera court à toute aide financière et à toutes sortes de coopération. Bon, tant qu'on ne fait pas ça, le non-respect des droits humains fondamentaux continuera au Rwanda, hélas. Alors, vous pensez donc que la communauté internationale n'exerce pas assez de pression sur le régime de Paul Kagame, c'est cela? Oui, exactement, c'est ça. Il faut à tout prix augmenter la pression parce que sans pression, on n'aboutira nulle part. Et le Commonwealth, par exemple, dont le Rwanda fait partie, fait quoi concrètement pour que les droits de l'homme soient respectés dans ce pays? Oui, mais vous voyez, déjà en 2009, quand le Rwanda est devenu membre du Commonwealth, on a dit au régime rwandais, il faut améliorer votre situation en matière des droits humains. Le Rwanda a dit oui, bien sûr, on le fera. Bon, maintenant, après 10 ans, rien ne s'est passé. Et il y a 2-3 jours, le sommet du Commonwealth a encore une fois exhorté le Rwanda à respecter les droits humains. Ben, vous voyez, ce sont des paroles en l'air, ce sont des attentes qui seront jamais justifiées. Donc c'est un geste pour avoir la conscience tranquille de la part de ceux qui sont
à la tête là du Commonwealth. On voit le Rwanda qui entretient des liens presque privilégiés avec les États-Unis. Peut-on attendre beaucoup de la part de la nouvelle administration américaine quant au respect des droits de l'homme au Rwanda? Non, ça c'est encore une question un peu ouverte. Je ne sais pas. Vous voyez, les démocrates, Clinton, Obama, ils ont laissé faire le régime rwandais. Ils ont été impressionnés par les progrès qui sont là, évidemment, qui sont là, en matière d'infrastructure, en matière de formation, etc. Ils se sont donc laissés impressionner et donc ils n'ont rien dit. Bon, là, je suis un peu sceptique. Et l'Allemagne? Et là, je suis sceptique aussi parce que le ministre compétent, il est ami de M. Kagame. À quel niveau les atteintes aux droits de l'homme sont-elles très visibles au Rwanda? Oh, mais vous voyez, la dernière fois que j'étais au Rwanda, c'était en février 2020. Alors, c'était à l'époque quand les vols étaient encore là et les voyages étaient possibles. Donc, j'étais à Kigali et puis j'étais là quand Kito Mizigo, vous voyez, le chanteur, a été retrouvé mort dans sa cellule. Et prétendument, il se serait pendu. Alors, la veille, il a été, il avait la visite de sa famille et de son avocat dans sa cellule, et on n'a jamais enquêté sur cette mort. Il y a fort à parier que les autorités de Kigali sont responsables de la disparition de M. Kito Mizigo. Il y a eu la mort de cet artiste. Il y a aussi beaucoup de disparitions, plusieurs disparitions forcées. Oui. Et il y a actuellement, il y a le cas de Rusesabagina, vous voyez l'ancien directeur et le héros du film Hôtel Rwanda, emprisonné à Kigali, enlevé, à ce qu'il paraît, on s'y intéresse pas, donc il disparaîtra à jamais dans les tôles rwandaises. Hein. Et la liberté au niveau de la presse? Ça c'est une histoire bien triste. Être journaliste au Rwanda, c'est une activité qui n'est pas du tout enviable. Donc pour vous, le tableau est sombre, il est noir sur toute la ligne? Oh oui, il est vraiment, il est sombre. Et ce qui m'afflige, c'est que ça fait déjà des années que je suis un peu l'évolution de la situation au niveau des droits humains. Vraiment, il n'y a aucune lumière à la fin du tunnel. C'est compliqué de faire pression sur le régime. On pourrait le faire parce que le Rwanda veut coopérer avec nous, veut coopérer avec l'Ouest. Donc, à mon avis, il faut profiter de l'occasion et au moins essayer de faire pression sur le régime. Essayer, ça serait déjà pas mal. Et l'opposition politique dans tout cela, est-ce qu'elle se fait entendre? Est-ce qu'elle existe encore réellement? Une opposition politique au Rwanda? Non. Et, vous voyez, il y a le forum des partis politiques au Rwanda qui regroupe tous les partis politiques au Rwanda, et qui dépend à 100% du FPR, du parti de Kagame. Donc il n'y a pas d'opposition digne de ce nom. Monsieur Gerdan Ankel, merci. Mais je vous en prie.